Reka tubasuhuze mwese abakurikirana ibiganiro by'abagorozi. Uyu ni umwanya mwiza cyane wo kubashimira ugukurikirana, mujya mugira ibihe byinshi cyane mukurikirana ibica kuri channel ya YouTube, aho mukurikirana ibiterane bijya bicaho live, mugakurikirana nanone ibiganiro bihaca ibigufi n'ibirebire mu ndimi zitandukanye. Sinaho gusa, hari n'ibiganiro bigufi byahaciye. Ndatanga urugero nk'icyitwa Umvukuri cyabaye anseri, cyagiye gikurikirana kigeza kuri nimero ya 50. Turabashimira cyane ku bw'ubwitange mwagiye mugaragaza mu gukurikirana ibyo biganiro. Ni muri urwo rwego rero twabateguriye ikindi kiganiro kizajya kinyuraho nanone mu maseri, kimwe kivaho hajyaho ikindi gutyo cyo kikaba cyitwa amarenga y'ubuhanuzi muri Bibiliya. Amarenga y'ubuhanuzi muri Bibiliya rero muzajya mukurikirana amagambo y'Imana yagiye ivuga y'amarenga kugira ngo tushobore gusobanukirwa, kuko mu gitabo kimwe niho handitswe ngo spiritual things are spiritually discerned. Iby'umwuka bibasha gusobanurwa neza cyangwa se ukabyitegereza neza binyure n'ubuni mu mvugo y'umwuka. Ubwo rero twifashishije ibyanditswe byera bizadufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo Imana yagiye ivuga mu magambo yayo, ndetse y'amarenga aruhije gusobanukira buri wese. Reka rero tubabwire ko hari impamvu Imana yagiye ivugira mu marenga. Reka tubabwire zimwe muri izo mpamvu twifashishije na mwene data, maze tubwire impamvu Imana yagiye ivugira mu marenga. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo iby'Imana yavuze bimenywe gusa n'abashaka Imana, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Hoseya ibice 14:9 hati: uzi ubwenge wese ni uzitegereza ibyo, uwitonda wese ni uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Ibyo kandi bihuye n'ibyo Yesu yavuze mu gitabo cya Matayo ibice 11:25, ahanditswe ngo: ndagushima mwami w'ijuru n'isi, kuko ibi wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abana bato. Ubwo rero impamvu ya mbere yatumye Imana ivugira mu marenga ni ukugira ngo ibyo yavuze bimenywe gusa n'abashaka Imana. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo abo byagenewe babisobanukirwe bigeze igihe cyabyo. Iyo niyo mpamvu ya kabiri, ni ukugira ngo abo byagenewe babisobanukirwe bigeze igihe cyabyo. Tubisoma mu gitabo cya Daniyeli, igice cyaho ni icya 12 umurongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 10, aho ijambo ry'Imana ritubwira amagambo avuga ati: aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganwa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko babe bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Ayo magambo rero Imana yashyiraho kugira ngo abantu bayagenewe mu gihe cyabo bayasobanukirwe, ari bo banyabwenge b'Imana. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo Imana yerekane ko nta jambo ivuga ngo rihere, kugira ngo gusohora kw'ibyo yavuze bikomeze kwizera kw'ababibona, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Luka igice cya 1:37 ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndetse no mu gitabo cya Yohana ibice 16:4 Yesu yaravuze ati: ibyo mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere yuko ari jye wabivuze. Kandi koko Imana ihera mu itangirire kavuga iherezo, nk'uko byanditswe muri Yesaya igice cya 46:10. Indi mpamvu ya kane ni ukugira ngo bihabwe agaciro n'ababigokeye babishakashaka. Ni Daniyeli 8:15. Reka twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Riratubwira mu iki gitabo cya Daniyeli 8:15 hati: nuko ngewe ubwanjye Daniyeli maze kubona ibyo neretswe, ibyo ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere. Ngiyi impamvu ya kane. Reka tubararike mwese rero muri rusange kuzakurikirana ibi biganiro, bizakurikirana havaho kimwe hajyaho ikindi, anseri kugeza ku musozo wabyo, muzabashe gusobanukirwa n'amarenga y'ubuhanuzi. Imana ibaha umugisha. Icyitonderwa: nubwo tugiye gutangira kwiga amarenga ya gihanuzi, ariko abantu bakwiriye kwirinda
Bibiliya yose kuyigira amarenga, kuko hari ibyo Imana yavuze mu marenga n'ibigereranyo, ariko hakaba n'aho Imana yavuze isobanura icyo ishatse kuvuga nyine. Urugero, hari aho Bibiliya yavuze inzoga ivuga inyigisho z'ibinyoma, hari n'aho yavuze inzoga ivuga inzoga nyanzoga zimwe zino zisindisha. Hari aho Imana yavuze umugore ishaka kuvuga itorero ry'Imana, hari n'aho Imana yavuze umugore uvuga umugore uyutubyara. Nuko Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, kandi tubifurije gukurikirana no kuzaronka byinshi muri iki kiganiro cy'amarenga y'ubuhanuzi kizakurikirana, havaho kimwe hajyaho ikindi. Imana ibaha umugisha.